umujyi ufatwa nk'ikimenyetso gikomeye kandi gihambaye cy'inkingi ya mwamba mu ruganda rw'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwo LA cyangwa se Los Angeles. Ibimaze iminsi biberamo bimeze nk'ibyanditse mu gitabo cya Bibiliya mu Itangiriro ibice 19 umurongo wa 24. Aha haranditse ngo maze Uwiteka gusha kuri Sodomu na Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsembiye mu midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Kugeza muri kano kanya muri Leta ya California mu mujyi wa Los Angeles byahabereye bimeze neza nk'ibyabere muri Sodomu na Gomora, bw'ibintu byose cyangwa se imitungo yose y'abantu bari bahatuye yariburwaga n'inkongi y'umuriro, byose bigahinduka ivu. Hashize umunsi umwe gusa inkongi y'umuriro iteye muri California muri LA cyangwa se Los Angeles habarwaga amafaranga ajya kuri miliyari 50 by'amadolari y'Amerika y'ibintu byose byari byangijwe n'inkongi y'umuriro. Gusa kuri raporo yasohoye inshyashya mu masaha 6 ashize yasohoye n'ibiro bikuru by'uyu mujyi wa LA cyangwa se Los Angeles, bakaba batangaje ko imaze kwangizwa n'inkongi y'umuriro muri uyu mujyi biri hagati ya miliyari 135 z'amadolari y'Amerika kugeza kuri miliyari 150 z'amadolari y'Amerika. Aho kandi turasanga amazu ahambaye y'abaturage bari batuye muri uyu mujyi cyangwa se byitwa mansions mu ndimi z'amahanga, amamodoka ahambaye ndetse n'indi mitungo yose yari ihambaye ribitswe muri amazu yahiye yose agakongoka bibarirwa muri ako gaciro. Wihereje ijisho mu gace kitwa Pacific Palisades gaherereye muri uyu mujyi wa Los Angeles, ikintu cya mbere bituma nuko amazu yose ari muri kano gace yahindutse umuyonga kugeza no ku byatsi byose byahindutse ivu. Mu kiganiro cy'umunsi kandi twikureberamo imitungo yose n'amazu menshi agiye yangirika y'abasitari benshi batandukanye mu ruganda rw'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nibyo bagiye batangaza ku bintu byose bavunitse imyaka yabo yose gusa bakabihomba mu kanya nk'ako guhumbya. Ubaye kandi uri mushyashya kuri mwe nagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye, yaba ari ibya politike, amateka, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Gukanda like ndetse ugasangiza kino kiganiro abandi ubufasha bwawe bikomeye kandi dushimira. Orson Info ikaze. Umusitari kandi turi buhere wahombye ikintu gikomeye cyangijwe n'inkongi y'umuriro muri LA Los Angeles akaba ari Adam Brody ndetse n'umugore we Anna Faris. Adam Brody kandi akaba ari umukinnyi wa filime muri Hollywood, akaba yaramenyekanye mu filime menshi agiye atandukanye harimo na filime yakinnye yakunzwe n'abatari bake mu isi yitwa Shazam. Umugore we kandi Anna Faris nayo umukinnyikazi muri filime zo muri Hollywood, akaba yakinnye filime nyinshi zitandukanye zagiye zikundwa namwe harimo kandi nkitwa My Spy The Eternal City. Aba bombi kandi Adam Brody ndetse n'umugore witwa Anna Faris bakaba kandi babuze inzu yabo yarengaga amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika riherereye mu gace ka Pacific Palisades. Iyi nzu yabo yahiye yose ihinduka umuyonga ku buryo nta n'akabona kamwe kari gaherereye muri iyi nzu kabashe kurokoka inkongi y'umuriro. Umusitari kandi witwa Spencer Platt uzwiho guhostinga ibiganiro byinshi bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugore witwa Heidi, gusa bakaba ari umuhanzikazi nabo kandi bakaba bakuye mu nzu yabo igitaraganya mu kugira ngo babashe kubarinda inkongi y'umuriro, gusa nyuma inzu yabo nayo ikaza gushya igakongoka. Umushoramarikazi kandi w'umunyamerika ariwe Paris Hilton abinyujije ku rubuga rwa Instagram akaba yerekanye inzu irimo irashyira igakongoka yari iherereye mu gace ka Malibu ndetse kandi ifite agaciro ka miliyoni 8,400 by'amadolari y'Amerika. Uyu mushoramarikazi kandi w'umunyamerika ariwe Paris Hilton yerekanye amashusho ari mu gahinda kenshi gakabije kavanze n'amarira kandi avuga ko ibintu byabaye muri LA cyangwa se Los Angeles bigoye kandi kubyakira kuri buri muntu wese abuze ikintu cyo yakundaga cyari giherereye muri uyu mujyi. Umusaza kandi w'imyaka 87 w'umukinnyi wa filime muri Hollywood ariwe Anthony Hopkins wagiye umenyekanye muri filime nyinshi zitandukanye harimo nk'itwa Thor Ragnarok, nawe kandi akaba yahabura inzu yabarirwaga mu gaciro ka miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika. Umunyamideli kandi akaba n'umushoramari mu by'ubwiza ari Kim Kardashian, we n'umuryango we kandi bakaba bakuye igitaraganya mu nzu yabo yarihereye mu gace ka Calabasas. Nyuma kandi iyo nzu yose ikaza gushyigahinduka umuyonga n'ibintu byinshi by'agaciro byose byari biyirimo. Kim Kardashian kandi yakomeje kuvuga ko n'indi nzu yibereye mu gace ka Malibu ibarirwa mu gaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika n'iri mu byago by'uko yabasha gushya bitewe n'uko kandi isaha n'isa y'inkongi y'umuriro ikomeje kwiyongera isatira karitsiye iyi nzu yiwe iherereyemo. Umukinnyi kandi Gerard Butler ukina amafilime menshi atandukanye muri Hollywood harimo nk'itwa London Has Fallen, iyitwa Kandahari, abinyujije ku rukuta rwa Instagram akaba yerekanye ifoto yiwe ari imbere y'inzu yiwe yahiye yakongotse. Ku magambo y'ijaka baravuga ko ari ibintu bibabaje cyane byabaye kuri California. Umukinnyikazi kandi wa filime mu ruganda rwa Hollywood ariwe Melissa Rivers muri interview yahaye igitangazamakuru cya CNN ku munsi w'ejo, nawe yavuze ko yakuye mu nzu y'igitaraganya bw'inzu yiwe yari irimo irashya gusa akabasha gukuramo cyangwa se gutabara ifoto ya se, igikombe cyaho nyina wari warapfuye ndetse kandi akongera gukuramo igishushanyo gihenze cyane kiwe n'umuhungu we cyari cyarushushanyijwe na nyina atarapfa. Mu kiganiro kandi yahaye igitangazamakuru cya CNN yavuze ko nta kindi kintu yari kubasha gutabara usibye kandi ibyo bintu bitatu, bitewe n'uko yatangazaga ko ari ibintu bifite agaciro mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Yatangaje ko ari bitewe n'ukuntu LA firefighters bamushyiragaho imbaraga nyinshi cyane ngo abashe gusohoka mu nzu atabasha kuyipfiramo, nta kindi kintu yari kubasha gutabara usibye ibyo ngibyo gusa. Akimara gusohoka muri iyi nzu yayirebye byose y'irimo irashya ikongoka, yakomeje gutangaza ko kandi umutima we wuzuye agahinda
ndetse kandi abajwe n'abantu benshi bagiye bagirwaho n'ibyo byago byo kubura imitungo yabo myinshi itandukanye yagiye yanyuzwe n'inkongi y'umuriro muri Los Angeles. Kugeza muri kano kanya kandi hamaze gutangazwa abantu bagera ku 10 bonyine bamaze kwicwa n'iyi nkongi y'umuriro, mu gihe abantu bagera ku 180 bose bamaze kuvanwa mu byabo bagahungishwa kure bahunga iki kiza cyateye muri Los Angeles. Nongeye kugushimira wowe wari ku iki kiganiro cy'umusigi gusha kuri Ozone Info. Ubaye kandi uri mushyikirana gusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbe bica kuri iyi channel. Mbifurije icyo nirwe mu byo mukora byose, muhaye muronke kandi kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.